ntihazagira umuntu kwiyemeraho ngo twese turya imitsi y'Imana. Twavutse mu nda za ba mama ntacyo tuzanye, ntacyo dufite, tugeze mu isi nibwo Imana yatangiye kudupfumbatisha, idupfumbatisha amanyarwanda, idupfumbatisha amadolari, idupfumbatisha ibipangu, idupfumbatisha bizinesi. Ntacyo umuntu yazanye, twese turya imitsi y'Imana, tubibona tugeze ku butaka bw'Imana. Ubundi Kristo bisobanura uwasizwe. Haleluya. Tukimwizera twamaze gusigwa, nta mpamvu yo kujya gusigwa. Iyo aza kubona ari amavuta akenewe, akabona ko ariyo azadukiza indwara, akabona ariyo azatuma twubaka, akabona ko ariyo azatuma dushaka tugahirwa, akabona ariyo azatuma ducuruza tukunguka, akabona ko ariyo amavuta ariyo azatuma bizinesi zaguka, aho yarasize twubakiye ibigega n'ibigega, aba yarasize twubakiye siterine zayo. Nongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenga Imana. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana yacu bwite, Imana idukunda kandi ikatwitaho. Uyu ni umwanya w'ijambo ryawe. Ndagushimiye ko wambashije kugera hano kugira ngo mbashe kuganiriza abantu bawe ijambo ryawe. Ubu ni ubutumwa uzumvikana mu matwi y'abantu benshi, abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo muri aka kanya ushyigikire, kuko indogobe siyo yubahwa ahubwo uyicayeho. Ndakwinginze kugira ngo umuntu wese uzumva iri jambo rizamuhindure, rizahindura ibitekerezo bye, rizahindura ibikorwa bye. Kandi nk'uko imvura itasubiye idatushije ubutaka, iko niko ijambo ryawe nkwinginze kugira ngo ntirisubire yuko ryaje, ahubwo rihindure imitima y'abantu benshi, kandi rihindure ibyerekezo by'abantu benshi, risenye ibyo Satani yubatse, bizamure inyubako yawe ishikame kandi ikomere. Nyemerera muri aka kanya rero ushyigikire nk'umukozi wawe, kandi umuntu wese ugiye kuryumva uri butangirane nanjye agasozanya nanjye, umuhe umugisha, kandi ijambo ryawe rimwubake, rigira aho rimukura naho rimushyitsa. Nyemerera rero ukomeze kubana natwe kuva dutangiye kugeza dushoje. Icyo duheje n'imbaraga z'umwanzi zose mu izina rya Yesu. Ibikorwa byose by'abadayimoni turabicecekesheje, ahubwo imbaraga zabo zidushyigikize muri aka kanya. Urakoze cyane Mwami, turakwakiriye mu mwanya w'ijambo ryawe. Uvugane natwe, uvugire muri twe, ukorere muri twe, kandi umuntu wese uzaritega amatwi akaritangira akarisoza, uzamuha umugisha utagabanyije. Urakoze cyane rero, muri aka kanya ubane natwe mu izina rya Yesu turakwakiriye. Amazina yanjye nitwa Uwase Jeanne, izina ry'ababyeyi banyita Mama Niyo. Ndagira ngo ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Imana idufashe kandi tugiriye neza. Nubwo ngira n'indi mirimo yindi nkora, ariko uyu murimo niwo njya mpa agaciro cyane, kuko Imana yacu yaraduhamagaye. Hari aho yadukuye, hari aho itugejeje, hari n'aho izatujyana. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero twihuse dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, ibice 13, duhere ku murongo wa 6. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, ibice 13, umurongo wa 6. Haravuga ngo, kandi abaciriye umugani ati, hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati, dore none uyu mwaka n'uwa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka? Nawe aramusubiza ati, databuja, uwureke uyu mwaka nawo nguhingire, ngufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto. Icyakora nutera uzawuce. Imana idufashe kandi tugirire neza. Kugira ngo iri jambo uryumve neza, ndarushaho kurisubiramo nditsindagira mu mutima wawe n'uwanjye. Muri Luka ibice 13 umurongo wa 6 haravuze ngo, kandi abacira uyu mugani ati, hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza awushakaho imbuto arazibura.
abwira umuhinzi ati, dore uyu mwaka ni uwa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, uwuce urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka? Nawe aramusubiza ati, databuja, uwureke uyu mwaka nawo nkuhingire nkufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Imana idufashe kandi tugirire neza. Aya ni amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye ngo nganirize abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. Ndabiyegereje abari mu gihugu cy'u Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, muri Amerika, muri Aziya, abari mu bihugu byo hanze mwese ndabiyegereje. Amahoro y'Imana abane nawe. Mbingingira kugira ngo utangirane nanjye kandi usozanye nanjye mu isengesho nasenze. Navuze ngo umuntu utangirana nanjye agasozana nanjye akumva icyo Imana imushakaho mu ijambo ryayo, imuha umugisha kandi igira ahantu imukura, igire n'aho imugeza. Dusomye ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka muri ibi bice 13 umurongo wa 6, hatubwiye umuhinzi yaragiye muri pipiniyeri cyangwa se mu ruhumbikiro akurayo imbuto. Amaze gukurayo imbuto ayizana mu murima, ashaka abahinzi bashinzwe guhingira uru rubuto. Arangije Bibiliya atubwira ngo ashaka n'abashinzwe kurufumbira, ashaka abashinzwe kurwuhirira. Umwaka wa mbere araza, ageze muri wa murima we, Bibiliya atubwira ngo asanga imbuto yateye muri wa murima, asanga ntabwo zigeze zera, asanga zitarigeze zera. Ngo arihangana, aravuga ngo hari impamvu ziteze, abashinzwe kuhirira babaye bake, reka nongera abakozi mu murima. Birashoboka ko yongereye abakozi. Biratubwira ngo aragenda umwaka wa mbere arihangana, umwaka wa kabiri ngo aragaruka, reka njye kureba ibyeze muri wa murima wanjye. Ntabwo yazaga gusa, ahubwo yabaga azanye n'imifuka cyangwa se imodoka cyangwa se n'ibindi bintu byo gusarura. Kuko umuntu wese ugiye mu murima, yewe n'ugiye gukura ibijumba ajyana igitebo, ugiye gukura imyumbati akajyana umufuka, buri muntu wese ugiye mu murima afite icyo yitwaza. Uyu rero nyiri umurima yageraga mu murima agasanga imbuto zitari ku biti se cyangwa zitari aho yagombaga kuzikura, agasanga nta kintu kiriho. Biratubwira ngo umwaka wa kabiri arihangana, ngo arongera aragenda, ngo aragaruka ku mwaka wa gatatu aje gusarura. Uko niko yasigaga abwira abakozi ngo mwongere imbaraga mu murima. Yemwe abufirira mwe nimwongere imbaraga, yemwe abavomerera mwe nimwongere imbaraga. Ahari impamvu uruzabibu rwanjye rutera, ahari impamvu nuko rutufirirwa, ahari impamvu nuko rudahingirwa, ariko nimwongere imbaraga. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ku mwaka wa gatatu aragaruka, ngo azenguruka umurima, awuzenguruka iburyo, awuzenguruka ibumoso, arawutambagira, akuraho amababi atahari kubera ubyibushye cyane. Ishobora kuba imbuto zarereyemo imbere, yigizayo amababi, yigizayo amashami, arasesengura ngo ashakisha imbuto. Biratubwira ngo arazibura. Muri Yesaya ibice 5 umurongo waho wa 6, nyiri umurima atumiza inama y'igitagaraganya, atumiza inama yihutirwa. Hava ngo yemwe baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'Ubuyuda muze kuhasoma, nimudukize njye n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukora nakoze ni ikihe? Atumiza inama ikomeye cyane, nimudukize njye n'uruzabibu rwanjye. Mwaka wa mbere naraje, nashyizeho abakozi bashinzwe guhinga, shyiraho abakozi bashinzwe kufirira, shyiraho abakozi bashinzwe kuvomerera. Ariko umwaka wa mbere naraje mburaho imbuto, umwaka wa kabiri naraje mburaho imbuto, umwaka wa gatatu naraje mburaho imbuto. Nimudukize njye n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukora nasize ni ikihe ngo ngikore? Imana idufashe kandi tugirire neza. Atumiza abakozi bari bashinzwe kufirira uwo murima, bari bashinzwe kufirira uruzabibu. Muri Yesaya 5:6, nimwigire hino mungize n'uruzabibu rwanjye. Abanza ahamagara abakozi bashinzwe kuruhingirira. Yemwe mwabakozi mwe, ko mbahembera igihe, nkabahembera ukwezi, mwaba mushonje nkabagaburira, niki cyatumye mutita ku ruzabibu rwanjye?
abakozi baravuga ati nyamara twarwitayeho, databuja uru ruzabibu twarwitayeho, ubu siyo tutarwitaho, ubusanze rutoshye, twarwitayeho. Ati koko ibyo muvuga ndabibona, uruzabibu ruratoshye, n'umubyimba ruratoshye, amababa aratoshye, amashami yaragandaye, biragaragara ko mwaruhingiye. Imana idufashe kandi itugirire neza. Yigiza hino abari bashinzwe kufirira, ati namwe nimungize n'uruzabibu rwanjye, akazi nabahaye mwaragakoze. Ati databuja twaragakoze, ubu siyo tutarwufirira ngo twigizeyo imicaca, ngo twigizeyo imigwegwe, twigizeyo za nyirabarasanya zose, ni bya byatsi bizenguruka igiti bikacyona kugira ngo kidakure neza. Abo bantu nicyo bari bashinzwe. Iyo tutigizayo imicaca ngo twigizeyo urwiri, uru ruzabibu ntabwo ruba rwararengewe. Twarufiriye, twigizayo urwiri, twigizayo imicaca, turarwufirira. Ibyagombaga kururenga hejuru ntabwo byarurenze hejuru, ibyagombaga kurwica ntabwo byagombaga abarozi bagombaga kururenga hejuru. Abo ngabo twabigijeyo. Hari ibintu byinshi Imana yigijeyo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hari ibintu byinshi byagombaga kururenga hejuru, hari ibintu byinshi byagombaga kuruzitira, hari ibintu byinshi ariko twigijeyo. Hari ibintu byinshi byajyaga biguhagurukira, Imana irabyicaza. Hari ibintu byinshi byakurwanyije, Imana ibyigizayo. Imana ntiyufiriye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Abacuruza bizinesi zikurenze baba barakurenze hejuru, ariko wowe nubwo wari ufite dukeya, Imana yigejeyo, nawe uragaragara, nawe uraboneka. Imana yarufiriye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Icyo cyiciro cya kabiri kiratambuka, kiba kirisobanuye. Harangije yigiza hino abari bashinzwe kuvomerera. Harangije ati yemwe bavomerezi mwe, mwabuze amazi, mwabuze amatiyo avomera, amasoko yarakamye, niki gituma uru ruzabibu rutera imbuto? Imana idufashe kandi tugirire neza. Barangije baramubwira ati ni ukuri twaravomereye, twaravomereye. Iyo tutavomera yasigaye ari imfubyi, twaravomereye ari igaraminuza, twaravomereye ari mu rugo rwe, twaravomereye turamurera, yasigaye afite imyaka 8, ageze muri 35, ageze muri 40. Twaravomereye. Iyo tutavomerera ubupfubyi buba bwaramwishe. Iyo tutavomerera ntaba yaravuye ku iseta abyara. Iyo tutavomerera indwara yateye baramuhite. Twaravomereye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Abavomerezi barisobanura. Twaravomereye. Mu bandi bapfakazi barandagaye, twaravomereye mu bupfakazi abana bariga, twaravomereye mu bupfakazi abana bararya, twaravomereye mu shomeri, twaravomereye mu bukode, twaravomereye mu bupfubyi, twaravomereye. Iyo tutavomerera uba usanga yarumye, ariko kuko twavomereye yarize araminuza. Kuko twavomereye nubwo bitari kugenda neza, ariko aracyari kwiseta. Kuko twavomereye iz'abandi zarasenyutse, haracyarurimo. Twaravomereye nubwo muri bizinesi bitagenda, ariko aracyahari. Twaravomereye. Yitegereje koko asanga baravomereye. Reba Imana ibintu yagiye ivomerera byarangiye. Uri kwiseta bakubaga, bagukuramo umwana, ugatahana umwana muzima, ariko abandi babyeyi bagatahana ingobyi zongene. Abandi babyeyi bagasigara kwiseta, abagabo bagatahana iminja. Imana ntiyavomereye ukabyuka. Imana ntiyavomereye uri imfubyi. Imana ntiyavomereye umupfakazi, abandi bapfakazi nibandagare. Imana ntiyavomereye barozi bagasukamo uburozi, Imana ikavomera. Imana yaravomereye. Imana idufashe kandi tugire neza. Icyo cyiciro nacyo kivaho cy'abavomerezi, cyari cyo cyiciro cya nyuma. Atari ko subundi iyo tutavomerera ntabwo umureba. Igitenge giraho gifata bazi, ifite ifata ikote rifite ifata, aratebeza n'icyo ubundi niyo tutabikubwira nyakubahwa ntabwo bibona.
uyu muntu urabona impamvu atera imbuto hari uko yabuze amazi, ari uko yabuze iki, yabuze abakozi bashinzwe kumukora, yabuze iki. Imana idufashe kandi tugirire neza. Aravuga ati noneho rero niba ibyo mwagombaga gukora mwarabikoze, muri ibice 13 umurongo wa 6 aravuga ngo noneho nimumpereze ipiki. Imana idufashe kandi tugirire neza. Uru ruzabibu ndurimbure rurakomeza kunyunyuriza iki ubutaka. Niba mwararuvomereye ntirwera imbuto, niba mwararwufiriye ntirwera imbuto, niba mwararuhingiriye ntirwera imbuto, rurakomeza kunyunyuriza iki ubutaka bwanjye. Reka mbabwire bene data, ntihazagira umuntu kwiyemeraho ngo twese turya imitsi y'Imana. Twavutse mu nda za ba mama, ntacyo tuzanye, ntacyo dufite, tugeze mu isi nibwo Imana yatangiye kudupfumbatisha, idupfumbatisha amanyarwanda, idupfumbatisha amadolari, idupfumbatisha ibipangu, idupfumbatisha bizinesi. Ntacyo umuntu yazanye, twese turya imitsi y'Imana, tubibona tugeze ku butaka bw'Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ubuzima dufite, imibereho dufite, tuyikurura mu buzima, tuyikura mu Mana. Ni Imana igutije kubaho, ni Imana igutije bizinesi ngo zigende, ni Imana igutije kugira ngo wubake neza. Ntuzagire ngo n'ubuhanga urusha abandi, ni Imana idutije. Imana idufashe kandi tugirire neza. Iyo ngiyo ukwiye kuyubaha. Hanabwira abahinzi ati uru ruzabibu rurakomeza kunyunyuriza iki ubutaka. Mumpereze ipiki nkwereke. Barapfukama hati data bujihangane, nubwo imyaka 3 ishize rutera imbuto, muze kwasoma neza. Ihangane, uyu mwaka nawo tuwuhingire, turuvomerere, turwufirire, ahari hanyuma wazakwera imbuto. Icyakora nutera uzawuce. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hari ibintu byari biteye Imana kwegura ipiki kugira ngo irimbure uru ruzabibu. Namwe bana b'abantu, iyo ucuruza inkweto ukabona ntibigenda ujya mu myenda, wacuruza imyenda ukabona ntibigenda ukajya mu myaka, wacuruza papeteri ukabona ntigenda ukajya muri cyenka. Namwe iyo mucuruza ibintu mukabona bizinesi zitagenda uhindura izindi. Turi umushinga w'Imana. Niba turi guhombera Imana, ngo irakomeza kunyunyuriza iki ubutaka. Uru ruzabibu rwanjye nazanye mu murima wanjye, niba rudashobora kwera imbuto, hari njye rufite mu kiganza cyanjye, narukuye muri pipiniyeri, nkaruvana inyuma y'ishyamba, nkaruvana inyuma y'ishyanga, nkaruzana mu murima wera, nkarushakira abakozi. Niba rutari kumbyarira umusaruro, rurakomeza kunyunyuriza iki ubutaka bwanjye. Nimumpereze ipiki ndurimbure. Imana itugirire neza, Imana itubabarire, Imana iturengere. Namwe mufite bizinesi zitagenda muranazireka, none Imana niyo izakomeza bizinesi zacu. Turi umutungo w'Imana, kugumya ziyihombera. Izakomeza itureberere. Abakobwa beza bayihombera, abasore beza bayihombera, abagabo yarinze bayihombera, abagore yagiriye neza bayihombera. Umushinga wayo izakomeza kuwureberera uhomba. Niba ucuruza caguwa ukabona ntibigenda, ntiwimukira muri mangaze. Niba urangurira mu mujyi ukabona ntibigenda, ntujya Dubai. Niba ubona Dubai bitagenda, ntujya. None Imana yo urumva itagiye guhindura umushinga. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hari ibintu bigiye gutuma Imana ihindura umushinga, ariko nitwigarura irongera yisubireho. Hari andi mahirwe Imana igiye kuduha. Imana idufashe kandi tugirire neza. Bibiliya iratubwira ngo abahinzi baringinga ngo bureke uyu mwaka nawo tuwuhingirire, tuwuvomerere, hari wakwera imbuto. Icyakora nutera uzawuce.
twari tutarajya ku mutwe w'ijambo nyirizina. Turi ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo ikiranga umukristo ni iki. Ikiranga umukristo ni iki. Iki tugaragaza ko turi abakristo ni iki. Ni iki cyadutandukanya n'abapagani. Ni iki cyatuma Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana irashaka ko dutandukana n'abandi bantu. Irashaka kugira ngo abapagani n'abakristo batandukane. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ariko reka tubanza turebe ibimenyetso Imana igushakaho cyangwa se imbuto Imana igushaka. Imana idufashe kandi tugirire neza. Mutwe w'ijambo ravuga ngo ikiranga umukristo ni iki. Mbese wowe wigiye mu bwenge bwawe cyangwa se mu bushakashatsi bwawe usanga ikiranga umukristo ni iki. Ikiranga umukristo nuko asengera muri ADPR. Ikiranga umukristo nuko asengera muri Zion. Ikiranga umukristo nuko asengera muri Restoration. Ikiranga umukristo ni iki. Ni iki kiranga umukristo muri ibi bihe bene data? Nuko azi kuririmba cyane, nuko yambara ibirebire, nuko azi ni iki kiranga umukristo? Ndashaka kukubwira ibintu bibiri biranga umukristo. Umukristo cyambere agomba kurangwa n'imbuto z'umwuka. Icya kabiri akarangwa n'imbaraga z'umwuka. Narajya kure cyane ngo mbisobanure. Ahangaha abantu batize cyane ku mbaraga z'umwuka nibita ku mbuto z'umwuka. Ku mbaraga z'umwuka bahatinzeho ariko nibita ku mbuto z'umwuka. Imana idufashe kandi tugirire neza. Imbaraga z'umwuka Satani arazigana ariko imbuto ntashobora. Nyamara abantu batinze ku mbaraga z'umwuka ariko ntibita ku mbuto z'umwuka. Imana idufashe kandi tugirire neza. Imbaraga z'umwuka Satani arazigana ariko imbuto ntashobora kuzigana. Wenda ndajya mvuga utugero dutoya kubw'igihe tuba dufite, ariko najya nkwereka ukuntu abantu bajya bigana imbaraga z'umwuka ndetse bakanazitindaho ariko imbuto z'umwuka ntibaziha agaciro. Nyamara Yesu umunsi umwe ngo abigishwa baramukurikira ngo ari benshi, ngo akabona abantu bose bamubwira mwigisha turagukunda, turakwemera, turagufana, turabawe. Baramubaza ati ariko mwami, ubundi ko mbona abantu bose bakwiruka inyuma, ko tubona abantu bose bavuga ko bagukunda, ubundi bagukunda by'ukuri tuzababwirwa n'iki? Yesu arangije arababwira ati rero nimureba ku nsengero z'ibitabashwa muzatakara, nimureba ku babyibushye muzatakara, nimureba ku bavuga mu ndimi cyane muzatakara, nimureba kubatse insengero nini cyane nimureba ku madini muzabamenyera ku mbuto zabo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ababyina ni benshi, abavuga Imana ni benshi, abayisaka, ariko n'imbuto zabo nizo muzabamenyera ko ari abigishwa banjye koko. Murumva icyo Yesu yahaye agaciro ari abuzura umwuka? Murumva icyo Yesu yahaye agaciro ari abavuga mu ndimi? Murumva icyo Yesu nubwo nabyo ari inge, ariko Yesu yabwiye abantu muzabona ku imbuto zabo, haleluya, zigendanye n'ibikorwa bakora, zikagendana n'ibyo bavuga, zikagenda n'imirimo abo ntimuzabashidikanyeho, abo nibo bigishwa banjye nyakuri. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ndimo ndababwira ukuntu imbaraga z'umwuka Satani azigana. Wenda zabibiheramo ubuhamya. Mutware wanjye yigeze yica inzoka y'ikigirwamana yasengaga n'idini rimwe ahantu usko rusengero rwabaga Kimironko, rwasengaga ikigirwamana cy'inzoka. Hashize imyaka myinshi muri 1999 gutyo muri 2000. Abakristo baruzuraga baramya bahimbaza bavuga Imana yo kuminwa, nyamara muri biro y'abapasiteri n'ikigirwamana cy'inzoka. Mbere yuko baza mu rusengero bakabanza bakajya muri biro cya kigirwamana kikabaha ubushobozi bakaza bagakora ibitangaza. Bagaragazaga imbaraga z'umwuka ariko aho bazikura ari kuri Satani. Mpamvu ukabona abantu
mu rusengero bagakiza indwara bakagira gute, ariko imbaraga n'ububasha n'ubushobozi babikura muri icyo kigirwamana cy'inzoka. Umutware wanjye niwe waje kucyica, bakristo bamwe bajya mu yandi matorero, urwo rusengero rwarafunzwe, hashize imyaka myinshi bibaye na ba nyiridini nyine baragenda. Ugira ngo nubwo urusengero rwasenyutse se ntibakora mu macaca atandukanye, muhuye avuga Imana wagira ngo niwe ituyemo, ariko ibikorwa akora. Imana idufashe kandi tugirire neza. Muzababwirwa n'imbuto zabo. Arasengaga abantu bakikubita hasi, reka mbabwire, Imana yarambwiye ngo mwirinde cyane, tugeze mu bihe bikomeye, mukwiye kwita cyane ku mbuto z'umwuka. Tugeze mu bihe bikomeye aho abantu bazajya babakura mu mutima wa kimana bakabasigira mu mutima wa gishitani. Niyo mpamvu ubona gukora ibyaha abantu biraborohera. Nta mutima wa kimana bagira, nta mbuto bakera, biraboroheye cyane kuko babakuye mu mutima wa kimana bawushyira mu wa gishitani. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ndimo ndavuga ukuntu imbaraga z'umwuka Satani azigana, ariko imbuto ntashobora. Aha reka masimbuke kuko nzabategurira ikiganiro cyabyo, babwire byinshi Imana yampishuriye ku bakozi bakorana n'izi mbaraga. Imbaraga z'umutware yaje kucyica, abakristo bajya mu yandi madini, urwo rusengero rurasenyuka, ariko muhuye ahanura, araguhanura akakubwira n'ingovi kuri ku mubiri icyo wabaye cyo, ukavuga ati umukozi w'Imana ukorana n'imbaraga. Ariko hari benshi yagiye ajyana mu myuka mibi, ab'Imana ikunda yagiye ibagarura, abandi bamukurikiye nyine Imana twajyaga duhura baduha ubuhamya, njyewe yangarukirije kwirimbi yaranjyana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Mwatinze cyane ku mbaraga z'umwuka, ariko ntimwita ku mbuto z'umwuka. Undi mudamu turahura, arambwira ati mama niyo sengera, afite inda imaze amezi 10 nangahe. Ati nahuye n'umuntu arambwira ati Imana imuntumyeho. Ati ubwo rero arangije arambwira ati nani ifite inda, arambwira ati rero cakababi. Arangije acakababi k'igiti, kari akababi kabisi. Arangije aramubwira ngo ciraho amacandwe, yaciraho. Arangije ngo abona ya macandwe ye ahindutse amaraso. Ngaramubwira ngo uko aya macandwe ahindutse amaraso ngo niko ugiye gupfana n'umwana uri mu nda. Ngarika Imana irambwiye ngo genda ushakire 30,000 ngo nurangiza uzane n'itaka ryo ku muryango wawe ngo ngende ngusenge. Bene data, yagaragazaga imbaraga z'umwuka ariko nta mbuto z'umwuka. Aho yahise yikira imbuto z'umwuka ni hehe? Yamuciye amafaranga, kandi impano y'Imana ntiyugurwa. Imana idufashe kandi tugirire neza. Uvango abudamu yaragiye ararizana, kandi yaririmbaga muri korali, yarasenze Imana ivuga, arasahana Imana ivuga, azana n'itaka. Ese iryo taka ryari kumujyaza uwo mwana uri mu nda? Iryo taka ryari riwe? Reka mbabwire, muzabamenyera ku mbuto zabo. Bantu bafite umwuka w'ubupfumu bawitirira uw'Imana, ariko nimujya mu bikorwa muzabashaka mubabure. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ntabwo mukwiye gutinda ku mbaraga z'umwuka. Bibiliya ivuga ngo nibiba ngombwa kugira ngo bayobye n'intore, bazamanura n'umuriro hejuru. Kuba yamanuye umuriro hejuru si igitangaza, kuba yaguhanuriye si igitangaza, kuba abandi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Bakobwa bacu n'abasore barabamaze ngo barakora deliverance, birirwa babajyana mu byumba, babakarabye, babagira gute, babakoresha ibyaha umubiri wose, babakorakora, bagashituka babakoresheje ibyaha ngo barabakorera deliverance. Imana idufashe kandi tugirire neza. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gishya. Uko utera intambwe ugenda wegera Imana, ugenda uva mu bwiza ujya mu bundi, usiga iby'iwanyu mu miryango, usiga ibya kera, usiga ibyaho wavukiye, winjira mu bumana nyabumana. Ninde wakubwiye ko ibyo byagutabara? Ninde wakubwiye ko ibyo byagukiza? Kwirirwa bagukoresha ibyaha kugira ngo bakunde bagukorere deliverance. Imana dufashe kandi tugirire neza. Mwatinze cyane ku mbaraga z'umwuka, nimwita no ku mbuto z'umwuka. Ese uwo mukozi w'Imana utangiye gukora deliverance, agukora mu mabere, agukora ahantu hose, ukabona yinjiye n'ahatingirwa, ukabona akoze n'ibidakorwa, kugira ngo uzabone umugabo nuko ubanza ukaryamana nanjye nk'umukozi w'Imana kugira ngo ubohotse ubufungure. Imana idufashe kandi ubohoke ufunguke ariko wamaze gusamba.
ahubwo arimo araguhambirira kuri Satani, arimo aragukanyaga no kugira ngo uzabone n'ukubaza izina bizagorana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Uwo mudamu ngo yamuhaye amafaranga, amuha n'itaka, ngo yewe ngo n'ishati y'umugabo, ngo agiye kumusengerera ku musozi usengerwaho. Ariko Bibiliya abatubwira ngo abatagera ibwami babeshwa byinshi. Ivugana n'Imana, Imana ikeneye itaka ryo ku muryango. Niba uvugana n'Imana, Imana ikeneye ishati y'umugabo wawe, wenda ararwaye, wenda avuga ati n'uyu mwambika arakira, wenda ibyo byo birashoboka. Imana ikeneye 30,000 kugira ngo ikubohore. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ikintu cyambabaje nuko inda noneho yongeye handi mezi 3 duhura, noneho umwana yenda guca mu kanwa. Kubw'amahirwe naramusengeye, nyuma y'imisi birajya kwa muganga arabyara. Dufite Imana ishobora byose. Turi ku ijambo rivuga ngo ikiranga umukristo ni iki? Kiranga umukristo si imbaraga z'umwuka, ahubwo ni imbuto z'umwuka. Abantu batinze ku mbaraga z'umwuka barahakerererwa, ariko reka nkubwire, ukwiye gutinda ku mbuto kuruta uko watinda ku mbaraga, kuko imbaraga z'umwuka Satani arazigana, ariko imbuto ntashobora. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hari abandi njya mbona batonze umurongo nk'abagiye gufata kawunga cyangwa umuceri, ugasanga babatondesheje umurongo, barimo barasiga ya mavuta ngo yavuye muri Isiraheli, ngo yavuye. Reka mbabwire, Imana yarambwiye ngo abantu mwisigishije ari amavuta arimo imbaraga zikomeye, arimo imbaraga zikomeye. Ubundi ari amavuta yasigaga abantu 3 mu gihe cy'isezerano rya kera. Mukwiye kubwiza abantu kuri bene data. Iki ni igihe cyo kugira ngo ubwize abantu kuri. Ariyo mavuta yakoreshwaga ku bantu 3 mu gihe cy'isezerano rya kera. Abantu bakunda kwiyorohereza, bagakunda abantu bababeshya, babashukashuka, ariko ndagira nkubwire, nunagwa mu cyobo uzakigwemo, ariko uzi ko wabwijwe ukuri, Imana yakubwije ukuri. Ariyo mavuta yakoreshwaga ku bantu 3 mu gihe cy'isezerano rya kera. Umuntu wa mbere wasukaga hariya amavuta yabaga asaba umwami wa Isiraheli. Umuntu wa kabiri wasukaga hariya amavuta yabaga asaba umutambyi muri Isiraheli. Umuntu wa gatatu wasukaga hariya amavuta yabaga asaba umuhanuzi muri Isiraheli. Ngaba abantu 3 bari bemerewe gusigwa ari amavuta. Ariko muri iyi minsi abakristo batonda umurongo, bajya kuba bishop, bajya kuba potere, bajya kuba arimu, bajya kuba pastor, ngo bagiye kwisigisha ari amavuta. Imana igutabare kandi Imana ikurengere. Urimo uragendera mu mwijima utazi. Mana ngiye ngo amavuta afite imbaraga zikomeye. Hari abikora babizi, hari n'abikora batabizi. Byane banga inyana zirabira nazanyira mu kondogori ngo nahageze. Hari uyafite azi agaciro kayo, azi icyo gushyiramo, azi n'icyo gukuramo. Hari n'abandi bigana abandi kugira ngo bayibone abayoboke. Ariko Imana yarambwiye ngo bamwe muri ariya mavuta afite imbaraga zikomeye. Umuntu wa mbere wasukaga hariya amavuta yabaga azaba umwami wa Isiraheli. Imana ibwira Samweli ngo uzuze ihembe ryawe amavuta, ujya kwa Yesaya umusukira imbere y'umuhungu natoranyije, umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, umusuka amavuta. Biratubwira ngo Samweli amasuka amavuta kuri Dawidi, ntabwo amubwiye ngo nkwirukanye imyaka yo kwa Yesaya, nkwirukanye inyatsi, nkwirukanye imikoshi. Yaramubwiye ngo uzaba umwami wa Isiraheli. Ngo umuntu wa mbere wari wemerewe gusuka hariya amavuta. Umuntu wa kabiri wari wemerewe gusuka hariya amavuta yabaga azaba umutambyi muri Isiraheli. Imana ibwira Mose ngo suka amavuta kuri Aroni, azaba umutambyi mu cyimbo cyawe. Umuntu wa gatatu wabaga wemerewe gusuka hariya amavuta yabaga azaba umuhanuzi mu Bisiraheli. Imana ibwira Eliya ngo suka amavuta kuri Elisa, azaba umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngaba abantu 3 bari bemereye gusukwaho amavuta: umutambyi, umuhanuzi n'umwami. Nibo bonyine bari bemereye gusukwaho hariya amavuta. Ariko abakristo turi gutonda imirongo ku mavuta tutazi aho yavuye, niba ari ingurube, niba ari tutazi, niba ari iki, tutazi aho yavuye, bakatubwira ngo yavuye muri Isiraheli, tukabyumva uko nyine. Bibiliya avuga ngo wemere ibivuzwa byose aba ari umuswa. Tukabyumva uko, tukirinda yewe nubwo babihuza bagerageza gushaka utuntu bagapfundikanya mu byanditswe bagahuza. Ariko nawe ukwiye kwisomera mu byanditswe.
ntabwo dukwiye gusigwa ari amavuta. Ubundi Kristo bisobanura uwasizwe. Haleluya. Tukimwizera twamaze gusigwa, nta mpamvu yo kujya gusigwa. Iyo aza kubona ari amavuta akenewe, akabona ko ariyo azadukiza indwara, akabona ariyo azatuma twubaka, akabona ko ariyo azatuma dushaka tugahirwa, akabona ariyo azatuma ducuruza tukunguka, akabona ko ariyo mavuta ariyo azatuma bizinesi zaguka, aho yarasize twubakiye ibigega n'ibigega, aba yarasize twubakiye siterine zayo, ariko ajya kugenda. Haleluya. Yaravuze ngo ni ukuri simbasize nk'ipfubyi, ndakurahiye bana banjye simbasize nk'ipfubyi. Ubu tuvugana ngiye kugenda, ariko ndabasezeranyije nzaboherereza umufasha ari wo Mwuka Wera. Uwo azinda ku bya Data bibamenyeshe, kandi azabakoresha n'ibyo ntigeze nkakoresha. Akigenda koko umugabo uvuga ijambo akarisohoza ni Kristo. Abamwizeye, abamwemeye, ba Pawulo, ba Petero, yabohereje izo mbaraga, aboherereza uwo Mwuka Wera. Umwuka Wera akoreraga muri bo, akagendera muri bo, yewe ngo n'igihe abarwayi babaga ari benshi, Pawulo yavugaga ati nimutore umurongo. Haleluya. Ati nimutore umurongo, ngo hanyuma igicucu cya Pawulo cyanyura ku barwayi, abarwayi bagakira. Hari bakubwiye ko Pawulo yageneraga ibido y'amavuta, hari bakubwiye ko Pawulo yageneraga icupa ry'amavuta. Isi yaratuye muri Isiraheli, yari kunanirwa kujya bugufi bw'Isiraheli akagura icupa ry'amavuta. Abantu banze gushaka imbaraga z'Umwuka Wera original, kuko bazi ko zibona umugabo zigasiba undi, ngo bakore ibitangaza original bivuye ku Mana, barayipirasa. Rega Imana yacu ni original, n'abashaka kuyiriraho barayipirata, bakora kuri kopi y'ibyayo. Abatayizi rero nabo bakagendera muri icyo kigare, ngo igicucu cya Pawulo kigakiza indwara, kigazura abapfuye. Ba Petero asanga ikimuga cyicaye ku irembo, uwo muntu wabanaga n'ubumuga yicaye ku irembo ryitwa Ryiza, yaramubwiye ngo mu izina rya Yesu, haleluya, haguruka. Hari bakubwiye ko Petero yasutse amavuta. Imana idufashe kandi tugirire neza. Yemwe bakristo mwe mwagendeye mu mwijima mw'igihe kirekire, igihe kirageze ngo muvuge ukuri. Biragoye kubona abantu babwira ukuri. Yewe niyo mubabonye mubatera amabuye, yewe niyo mubabonye muhagurukira kubarwanya, yewe niyo bahagurutse murabacecekesha, yewe niyo bagerageje kuvuga. Ariko haleluya, Imana avuze ngo itorero ryanjye ryubatse ku rutare, yari izi ko rizarwanwa, ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntazarishobora. Mama rero nubwo napfa hazavuka undi uvuga Imana kandi neza, uvuga ukuri. Imana idufashe kandi tugirire neza. Abantu ntabwo babwiza ukuri, bayabagurisha 5, bakayagurisha 10, bakayabagurisha 20, bakayagurisha 50. Urabura kuyakoresha umurimo w'Imana, uri gukora amavuta y'isi yavuye muri Isiraheli, ngo ugiye kwirirwa ngo yasiga muri business. Wasenze Imana ugakora umurimo w'Imana, ugatanga icya 10, ukareba ko utabona umugisha, kareba ko utabona umugisha uzawuhabwa n'amavuta wakuye muri Isiraheli. Bana n'Imana murindana ngo tunganira Imana ubudasiba, cyangwa umvira Imana, gwiza urukundo, nta soni uzagira. Imana idufashe kandi tugirire neza. Murimo murajya hirya y'inzira, kandi inzira ngiyo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Nibashake baragushyize munsi y'ibuye azagukurayo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Abantu batinze ku mbaraga z'Umwuka ntibita ku mbuto z'Umwuka. Arabibonye ayo mavuta ikiyakoreye umugore yaramusenyeye. Nzabaho buhamya mu kindi gice, kubwo igihe tuba dufite. Ndabiza abantu mukoresha igihe neza, simba shaka ko mbatinza cyane. Turi ku ijambo ry'Imana. Yatinze ku mbaraga z'Umwuka, ariko ntimwita ku mbuto z'Umwuka. Ukwiye kwita ku mbuto z'Umwuka bene data. Ndashaka kukubwira imbuto eshatu Imana ishaka ko wera. Bibiliya tubwira ngo ni imbuto 9, ariko igihe dufite ni gito, ndakubwira imbuto 3 Imana ishaka ko wera. Imbuto ya mbere Imana ishaka ko wera ni imbuto yitwa gukiranuka. Imbuto yitwa gukiranuka. Mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 22 umurongo wa 18 biratubwira ngo Sawuli ahiga Dawidi, ngo amusanga mu buvumo, ngo arangije yanga kumwica. Dawidi yanga kwica Sawuli kandi atari yamubonye.
ngo Dawidi ageze hejuru ku musozi ngo abwira Sawuli ko ubuvumo yari arimo nawe yaraburimo kandi aba yagombaga kumugirira nabi ariko ntiyigeze amugirira nabi. Sawuli atera induru hejuru bati mwana wanjye Dawidi undushije gukiranuka. Imana irashaka ko twera imbuto yitwa gukiranuka, ugakiranuka ahantu abantu batazi ko wakiranukira, ugakiranukira mu kazi, ugakiranukira muri bizinesi, ugakiranukira mu rugo rwawe. Imana idufashe twere imbuto yitwa gukiranuka. Iyi ni imbuto Imana ishyira ku isahane idafite komplexi, ititaye ku wayeze ngo yaturutse i Nyakariro, ititaye ku wayeze ngo yaturutse iyo mu misozi, ititaye ku wayeze ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Iyo ni imbuto Imana, haleluya. Iyo ibonye umukristo wayeze imbuto yitwa gukiranuka irayifata ikayishyira ku isahane. Imana ihabwa icyubahiro. Yarangiza ikayitonora neza ikayitunganya ngo Imana ikayirya ikanezerwa ikavuga ngo mbonye umukristo wese imbuto yitwa gukiranuka. Yigeze ibyirata kuri Satani, ibwira Satani ngo witegereje, haleluya, umukristo umuntu wese imbuto yitwa gukiranuka witwa Yobu. Aho wamubonye uburyo akiranuka mu buryo bwose, mu bukire bw'arakiranuka, mu rugo rw'arakiranuka. Yobu yera imbuto yitwa gukiranuka, ndamwemera kandi ndamukunda. Satani yera imbuto yitwa gukiranuka, ati muntize mugerageze. Bibiliya iratubwira ngo Satani agerageza Yobu, ngo ariko Yobu akomeza imbuto yitwa gukiranuka, ngo yinjira mu mugore waramucugusa ngo kugira ngo za mbuto zitwa gukiranuka zihunguke. Umugore aramucugusa, Yobu yararwaye, aramubwira ati ariko Yobu ureba ukuntu usigaye usa, warumye, uruhu rwarumye, ubuzima bwarumye, ibintu byose byaranye. Ubundi wakwihakanya Imana ukipfira, ahari ninkujyana Rusororo ko ndi bugaruke bene nkarambagiza. Ninkujyana Rusororo nimvayo ndabura bambambagize. Wakwihakanya Imana ukipfira, kuko yarazi ko kwihakanya Imana kwa Yobu bimuzanira urupfu rwa none n'urw'iteka ryose. Imana ihita imwica. Imbuto yitwa gukiranuka yinjira mu nshuti za Yobu, ziramucugusa ariko ubundi wahomba ugapfusha, umugore wakirirwa gutuka, ubundi wahura n'ibyago bingana gutya utarakoze ibyaha. Ibi bintu byakubaho, babaho ujya wihangana wera imbuto yitwa gukiranuka. Ngo baracugusa imbuto za Yobu zitwa gukiranuka kugira ngo amene amavuta, kugira ngo agakiza kasige. Inshuti za Yobu ziracugusa, muri karitsiye baracugusa, mu baturanyi baracugusa, mu rusengero baracugusa. Yobu ngo akomeza imbuto yitwa gukiranuka, irarabya, irashibuka, irera. Bibiliya iratubwira ngo noneho Satani ahagurukira no mu mubiri we, nawe uracugusa kugira ngo za mbuto zinyeganyege. Ngo umubiri uracugusa, yishimisha urujyo, ruva yishimye inzara zivamo, agera ku rujyo. Bibiliya iratubwira ngo kugeza hahandi buriya umuntu agera ku rujyo ariko atakigira inzara. Hari igihe ubuzima bwanga neza ukabura n'inzara zo kwishima, ukabura n'ikibiriti, ukabura n'amakara, ukabura na gazi, ukabura ubuzima bukanga. Satani aba arimo acugusa imbuto yitwa gukiranuka muri wowe. Arangije ahindukirira umugore we, aramubwira ati madamu, nkurikije ukuntu wambwiye, buriya ntubone Bibiliya yaranditse bikeya habaye ikiganiro, ubundi uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Umugore nkaho wasuzuguye umugabo, uriya nubwo umbona mu burwayi ukambona mu bukene sinabura umugore unyemera. Nta mugabo buriya ujya wiburira, nubwo yagera kure nta mugabo wiburira, arijajara. Uriya nubwo yakena, nubwo atagira amafaranga, ntiyabura ikigore kiyafite kimwemera. Ntumusuzugurire mu bushomeri, ntumusuzugurire mu bukene, ntumusuzugurire ngo nta mafaranga ntacyo gitana. Nta mugabo wiburira, ashobora kuba atayafite ariko hari umugore umukeneye. Ntumusuzugure rero.
Yobu nawe yaragiranye ikiganiro na madamu ati uvuze nk'umwe mu bagore bapfapfa, nubwo ndwaye sinabura ndwaza, nta mpamvu nzamara gukira nkamubera umugore, umenye ko nari umugabo wiyubashye, uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfa. Nzarinda apfa. Haleluya. Nzarinda apfa. Mada nakabaye nguharika, nakabaye ngushakira hundi, ariko njyewe Yobu imbere yawe, haleluya, niyo imbere y'Imana nzarinda apfa nikuyeho kuba inyangamugayo. Abagore benshi bikuyeho ubunyangamugayo, Imana itubabarire. Abagabo benshi bikuyeho ubunyangamugayo, Imana itubabarire. Abasore benshi bikuyeho ubunyangamugayo, Imana ibababarire. Abakobwa benshi bikuyeho ubunyangamugayo, Imana ibababarire. Imana ibababarire. Satani yacugushije imbuto yitwa gukiranuka muri Yobu, ariko ararahira bati nzarinda apfa nikuyeho kuba inyangamugayo. Ahindukirira inshuti ze arazibwira ati ni ukuri mundega ibyaha, ni ukuri pe, ntabwo ibyago biri kumba hari ibyaha nakoze, yewe nta n'impfu byigeze ikubitirwa iwanjye, ni ukuri pe, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ni ukuri pe. Nimugire ngo hari izindi nzira naciye kuva cyagiye mbatizwa n'izi gice, kuva cyagiye njya muri Yobu, ni ukuri gukiranuka kwanjye ndacyagukomeje. Hano Yobu nta jwi yumvaga ry'Imana, yewe amaze no guhamya imbere y'umugore, amaze no guhamya imbere y'ishuti, nta jwi yigeze yumva ry'Imana ivuga ngo uvuze neza. Mu gihe mukunda mwebwe ababatetesha, Imana urabona, vugana nanjye dore byandenze, vugana nanjye bavuze nabi, kuri Imana mwamvuga iki? Yobu nta jwi abwira Imana ngo Mana, nubwo ntumvise ijwi rimbwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe, nubwo ntumvise ijwi rimbwira ngo komera, nubwo ntumvise ijwi rimbwira ngo nzagukiza, nubwo ntumvise ijwi rimbwira ngo nzabana, ariko nawe naho wanyica. Haleluya. Wa Mana niringiye we, wa Mana namenye, wa Mana numvise, wa Mana we nakoreye, nawe naho wanyica, nzapfa nkwiringiye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Iyo ngeze ahasesura umeza, ninde muntu wacuguswaho imbuto yitwa gukiranuka ngo bayicunde bayimaremo akagera ku munota wanyu akivuga amagambo akomeye nk'aya, akivuga amagambo akomeye nk'aya? Ninde? Imana impa imbaraga, Imana iguha imbaraga, Imana igushoboze, Imana idushoboze, Imana itugirire neza. Ngo mu bice 42 ngo Imana irebye ukuntu imibabaro yamuhetamishije, amagambo yamuhetamishije, ingorane zamuhetamishije. Ngo mu bice 42 muri bigaragaza bihetamisha umuntu, amagambo bakuvuga guca umugongo, kandi uko umugongo ucitse ntabwo ugenda wemye, ugenda wunamye. Ibigukina iyo bije biguca umugongo, kandi uko umugongo ucitse aho kugira ngo ugende wemye uramanuka. Ariko nubwo yamanukanaga imbuto, haleluya, nubwo yajyaga hasi bamuca intege, bamuvuga, bamusebya, umugore adashyushya amazi, umugore amusuzugura, yamanukanaga imbuto, yamanukanaga umucyo. Haleluya, haleluya. Yobu ngo Imana iramwunamura, halazo bisayide, Imana iramwunamura mu bice 42, imusubiza abakobwa beza, imusubiza abahungu beza, imusubiza ubutunzi, imusubiza byose, kuko yeze imbuto yitwa gukiranuka. Imana igukeneho imbuto yitwa gukiranuka. Nubwo ibigucunda ari byinshi, nubwo ibigucundugutura ari byinshi, ariko Imana iduha imbuto yitwa gukiranuka. Iyiduhewe, iyimpewe, iyiguhewe, iyiduhewe. Nanjye ndayikeneye iri jambo. Nta muntu uri inyuma y'ijambo, nta n'uri munsi, twese turi munsi yaryo. Rirakureba nanjye rirandeba. Imana iduhe kwera imbuto yitwa gukiranuka. Imbuto ya kabiri Imana ishaka ko twera ni imbuto yitwa kwirinda. Iyo umaze gukiranuka wongereho no kwirinda. Kwirinda, Imana irashaka ko twirinda. Abasore batatu bari mu gihugu cy'i Babuloni, sindi bubavuga amazina
igihe cyaba kirekire. Iwabo wa byose, iwabo abakobwa beza, iwabo abagore beza, iwabo bageze i Babuloni bo babashyira imbere. Iwabo wa byose, iwabo abagore beza, iwabo abakobwa beza, iwabo ibiryo byiza byateguye. Daniyeli na bagenzi biratubwira ngo bagambirira mu mitima yabo kutiyandurisha ibyo kurya. Ariko bene da, urimo uragambirira iki muri iyi minsi? Hari abagera iwabo wa byose bakagambirira kuzica ku bari inyuma, bakagambirira kuzirya ku bandi, bakagambirira kuzabakandagira, hari abagera iwabo w'ubushobozi n'ububasha bakagambirira kuzabashyira gereza, bakagambirira uragambirira iki? Ngo bageze iwabo wa byose, Daniyeli na bagenzi be i Babuloni, ngo bagambirira kutaziyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni. Nubwo tugeze iwabo wa byose, ahari abagore beza, ahari abakobwa beza, ahari ubuzima bwose, ariko mu cyubahiro nyacyo, hari abagera mu cyubahiro nyacyo bakica bagakiza, hari abagera mu buzima nyabwo bakahaba bashaka bakima abandi, hari abagera iwabo wa byose bakagambirira nabi. Imana idufashe kandi tugirire neza, ngo bakigera iwabo wa byose bagambirira neza. Haleluya! Imana idufashe kandi tugirire neza, ngo kutaziyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni. Bagambirira neza. Igeze numva inkuru y'umugore umwe yageze iwabo wa byose, ava mu cyariyo yubaka amazu, aragenda agubwa neza. Amaze kugubwa neza ngo nyina ave mu cyaro aze gusura ngo mwana wanjye nari ngukumbuye, ngo ku mama ngo wikwicara mu ntebe rero utujye tuganire muri Enegisi, ngo uzikuzanye ibiheri n'imbaraga sa. Amuvana muri salo nini mu nzu nini, amujyana mu gikoni muri Enegisi aho umukozi rero ngo baganireyo, ngo azanye atazana ibiheri n'imbaraga sa muri salo. Yarageze iwabo wa byose, yibagirwa nyina wamubyaye, wamwonkeje, wamugejeje iwabo wa byose. Uzi ko kuba warahageze ari nyoko, uzi ko kuba warageze, uzi ko kuba yarakugejeje ku isi ari inkunga ikomeye. Imana idufashe kandi tugirire neza, ngo bageze iwabo wa byose bahinduye. Batumva rero, baragambirira ati duhinduye kirima, duhinduye ubuzima, ariko ntiduhinduye ubukirisitu. Baragambirira abakristo bese bahindura ubuzima. Reka nkubwire nshuti yanjye, ujye uhindura igisenge cy'inzu yawe, ukureho igitambitse ukireho ikiberamye, ukureho igicuritse ukireho igitambitse, uhindure salo, uzane intebe nshyashya zo kurema izindi, uhindure saramanje, uhindure igitanda usohore cya metero zingahe, cy'ebyiri winjize icyenye, uhindura. Ariko ubukristo ntibuhinduka. Ubukristo ni ikintu uzahindura igisenge cy'inzu yawe, uhindure bizinesi zawe, uve mu Rwanda ujye kurangura mu Bushinwa, uve mu Bushinwa ujye Dubayi, ariko ntuzigere uhindura ubukristo. Ubukristo ntibuhinduka. Uhindura imodoka, uve muri Rava ujye muri Vewiti, uve muri Vewiti ujye muri Land Rover, uve muri Land Rover uve muri Vigo, uve muri Vigo uhindure, ujye no mu ndege, uve muri Rwanda ujye muri Ethiopia cyangwa se ujye uhindure ubwoko bw'indege, uhindure ubwoko bw'imodoka, ariko ntuzigere. Ubukristo ntibuhinduka, ntibugira fotokopi, ihora original. Nguko yari ari kera na n'uyu munsi ni kwari, kandi uko bagushakaga kera n'ubu niko bagushaka. Imana idufashe kandi tugirire neza, ngo bageze iwabo wa byose, iwabo biryo byiza, iwabo abagore beza, ngo bagambirira kutaziyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni. Bati rero basore, duhinduye kirima, ariko ntabwo duhinduye ubukristo. Basore batatu bahindura kirima, ariko ntibahindura ubukristo. Ngo Imana ibitegereje, ngo iravuga ati mubafashe byose. I Babuloni hari ibyo kurya byaterekesheje ibigirwamana, hari inzoga nziza, ariko mubafashe byose ntawe uzabaruta. Ntawe uzabaruta. Ubanyabwenge b'i Babuloni ntawaruse Daniyeli, ubanyabwenge b'i Babuloni ntawaruse bagenzi be. Ngo Imana irabazamura, ngo ibaha ubwenge, ibaha ububasha, ibaha ubushobozi, ibahera umugisha i Babuloni. Mubafashe byose ntawe uzakuruta. Ntuzigere uhindura ubukristo bwawe, ntuzabukopiye. Ubukristo buhora original.
Imana idufashe kandi tugirire neza. Turi ku mbuto yitwa kwirinda. Bavuze ko ari imbuto 9 ariko ndavuga 3 zonyine. Imbuto ya kabiri yitwa kwirinda. Ukwiye kwirinda. Abasore 3 bahinduye kirima ariko ntibahindura ubukristo mu gihugu kitari kiwabo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Indi mbuto ya nyuma dusorejeho yitwa imbuto yitwa kwihangana. Imana irashaka ko wera imbuto yitwa kwihangana. Birava ngo ahirwa uwihanganiye umugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Hahirwa uwihanganiye umugerageza. Turakiranuka ariko tubuze kwihangana. Turihangana ariko tubuze kwirinda. Imana irashaka ko twera imbuto yitwa kwirinda. Imana irashaka ko twera imbuto yitwa kwihangana, ariyo mbuto ya 3 nsorejeho. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Iyo wamaze kwihanganira ibimugerageza, Imana yaramunamuye. Ibihuri mugomba kubyihanganira, ubuzima uri kunyura mugomba kubwihanganira, imibereho uri mugomba kubyihanganira, kuko uri kuyinyuranamo n'Imana. Kandi numara kwemerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana yasezeranije abayikunda bo. Ukwiriye kwihangana mu gihe nk'iki. Igihe urimo kirakomeye, kirakugoye, ubuzima uri kunyuramo, intambara uri kurwana zirakomeye, ariko Imana iragusaba ngo imbuto yitwa kwihangana. Uzabona byinshi biyicundugutura kugira ngo itakare. Uzabona business zayicundugutura, family zayicundugutura, hirya no hino bazayicundugutura, ariko uzavuga ati nanjye nzihangana. Kandi kwihangana bitera kunesha. Nyuma ya kwihangana uzashiduka wabinesheje. Imana iduhe kwera imbuto yitwa kwihangana. Tugiye gusenga. Kwari ku ijambo rivuga ngo ikiranga umukristo ni iki? Kiranga umukristo si imbaraga z'umwuka cyane, ahubwo ni imbuto z'umwuka. Abantu batinze ku mbaraga z'umwuka ntibita ku mbuto z'umwuka. Nyamara abo barahakererewe, barahatinda, barahagwa, ariko Yesu aravuga ngo ikizababwira ko muri abigishwa banjye, ikizababwira ko muri ubwoko, ikizababwira abantu ko muri abanjye ni imbuto zanyu, ni uko muzera imbuto abantu. Reka mbabwire ubundi abakristo dukwiye gutandukana n'abandi. Ijambo abakristo ubundi ryaturutse abigishwa bari muri karitsiye, bari mu masinagogi, bari mu mayuda, barimo bagenda, barimo batambuka. Ryaturutse ku ntumwa za Yesu za mbere, za zindi 11, kuko iya 12 yari yamaze kuvamo. Za zindi 12 barimo bagenda. Bibiliya iratubwira ngo bakigenda, uko bagendaga mu makaritsiye, ko bagendaga mu masoko, baravuga ati aba ngaba ntago ari abayuda, ntago ari abasadukayi, ntago ari abatekamutwe, ntago ari abajura. Aba ngaba ni abakristo. Haleluya. Batavuze mu ndimi, batumvise baririmba, batari uko bambaye ibirebire, atari uko babona batebeje neza. Ibikorwa byabo byatumaga abayuda babita abakristo. Reka mbabwire, kugira ngo twitwe abakristo uko bazatubona mu birebire, kugira ngo twitwe abakristo uko bazatubona mu bitambaro, kugira ngo twitwe abakristo uko bazatubona mu nsengero z'ibitawaro, kugira ngo twitwe abakristo nuko bazabona ibikorwa byacu. Tuzera imbuto 3, nubwo ari 9 ariko mbabwiye 3. Imbuto yitwa gukiranuka, imbuto yitwa kwirinda, imbuto yitwa kwihanga. Izi mbuto nituzera ngo nibabona imirimo yanyu myiza bazahera ko bahimbaze So wo mu ijuru. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ndashaka kugusengera wowe utareze izi mbuto, bityo uyu munsi utangiranira gahunda yo kujya wera imbuto. Ese umubyeyi wese yifuza ko umwana wagaragaza ibikorwa byiza? Ese ibikorwa byiza turi kugaragariza Imana ni ibihe? Mubyeyi wabyaye ufite abana, cyane cyane ndavuga ku bafite abana, ninde mubyeyi wishimira kubona umwana we ari ku muhanda w'urumogi w'ibiyobyabwenge? Unamubonye w'ibiyobyabwenge ntiwakwifuza ko kwitirirwa. Ubonye umwana wawe yambaye ubusa mu muhanda, abantu bose bamukebukira bamureba, ntiwakwifuza kwitwa umubyeyi we. Kubera iki? Ibikorwa ari kugaragaza birimo birangiza izina ryawe, birimo birasenya isura yawe. Niwikwifuza kwitwa nyina w'uwo mwana, niwakwifuza kwitwa se w'uwo mwana. Ariko twebwe niba ibikorwa dukora bitari kugaragaza Imana yacu,
Imana yacu. Niryo jambo yatubwiye ngo niba uru ruzabibu rutari kwera imbuto, niba uyu mutini utari kwera imbuto, nimumpereze ipiki nkurimbure. Urakomeza kunyunyuriza icy'ubutaka. Nta mubyeyi wishimira kwitirirwa umwana w'ikirara, nta mubyeyi wishimira kwitirirwa umwana w'umwatabi, w'umunyanywa ibiyobyabwenge, kuko imbuto uwo mwana ari kwera. Nta mubyeyi wakwishimira kumwitirirwa. Ibikorwa turi gukora ntabwo Imana n'ubumana bwayo yakomeza kwitirwa Imana yacu, ntabwo yabyemera ngo dukomeze twitwa abana bayo, kandi ifite abantu babikora neza, ifite abantu bari kubigenza neza. Irahindura poroje, ariko ndakwifuriza ngo uko poroje y'Imana igiye guhinduka, uhindukane nayo, basi ikwimukane mu kindi cyerekezo tugiye kwinjiramo, mu kindi cyiciro kindi tugiye kwinjiramo. Uramenye iri jambo ryaje kugira ngo ritagusiga inyuma muri poroje y'Imana. Uramenye iri ni ijambo rizima, nturiteshe agaciro, ririmo rirakuburira ritazagusohoraho. Iri ni ijambo rigiye kura abantu mu cyiciro kimwe ribinjiza mu kindi, muri poroje imwe ribakura muri analogue ribashyira muri digitali, rigiye kubakura mu cyiciro kimwe ribashyira mu kindi. Uramenye udasigara muri analogue, kandi Imana hari icyerekezo yenda kutujyanamo. Haleluya! Uramenye wibukane n'Imana, uramenye wambukane n'Imana, uramenye ugendane n'Imana, ntusigare. Imana idufashe kandi tugirire neza. Tugiye gusenga. Waba wifuza kugendana n'Imana mu kindi cyiciro? Bwira Imana ngo ngiye kugaragaza kuri data, ngiye kugaragaza koko wambyaye. Kandi burya igiti kigaragaza imbuto zacyo. Ntago ndabona voka yera amaronji, ntago ndabona amaronji yera voka. Buri giti kigaragaza imbuto zacyo. Garagaza so nka so, garagaza aho uvuka nkaho uvuka. Buri giti kigaragaza imbuto zacyo. Urashaka kugaragaza Imana mu gihugu utuyemo, urashaka kugaragaza Imana mu kazi utuyemo, urashaka kugaragaza Imana mu mibereho utuyemo, urashaka ko Imana yimukana nawe mu kindi cyiciro. Imbuto eshatu nubwo ari 9 dusanga mu Bagalatiya: gukiranuka, imbuto yitwa gukiranuka, kwirinda no kwihangana. Imana irimukana nawe mu kindi cyiciro. Hahirwa bihangana bagerageza, nibamara kwemerwa Imana irahita ibamukana mu kindi cyiciro. Tugiye gusenga Imana. Tekereza ku imbuto wagiye wera wagaragaje Imana nabi, niyo mpamvu yumva nayo yakwikungumurika kwikuraho. Irumva yakwikungumurika kwikuraho, irumva yakwikiza kuko nawe hari aho wayihakanye uyigaragaza. Irumva itagishaka kwitwa Imana yawe. Kibwire ati mbabarira guhera uyu munsi Mana, sinari mbizi. Burya bwose hari abantu batakugaragaje nawe ugiye kwikuraho, igiye kwikiza kuko nawe batakugaragaje nk'Imana yabo. Nawe ugiye kubabyaruka uvuga ati nanjye abo sinababyaye. Bakurikire se Satani, ko niwe se w'ibinyoma, wese w'ibi byose, nibakurikiye se Satani. Abo nanjye ndagiye kubabyaruka. Bwira Imana ati ntumbyaruke papa. Tugiye gusenga Imana. Ndashaka kugusengera Imana, ariko ijambo ry'Imana rigiraho rigukura nawe rigushyira. Tugiye gusenga Imana. Shyira ikiganza ku mutima wawe, bwira Imana ngo Mana ntumbyaruke, si uri nakuvaho nkajya hehe. Petero niwe bivuze neza ati twakuvaho tukajya he? Kahantu hose mwene data avuze ahantu hose haranyerera. Ni mu bunyerere si imodoka zirahanyura. Mu bunyerere se nahanyurwaga indege nazo zaharanyere. Mu bunyerere se hanyurwa iki? Nta kintu n'ibirenge biranye. Mu bunyerere nta kintu cyanyura, ariko mwene data yavuze twakuvaho tukajya he? Petero batireka ndakugumaho, bwire buke ndakugumaho, bwange buke ndakugumaho. Twakuvaho tukajya hehe? Imana idufashe kandi tugirire neza. Tugiye gusenga, ugume kuri iyi Imana. Nizakwambutsa ibihe bibiri imbere, nizakwambutsa iminsi mibi, nizagutambutsa mu bihe bikomeye. Yigumeho, ntabwo itinya umwijima, ntitinya biracitse, ntitinya ibihe umva, niyitegeka ibihe kandi bikayumvira. Tugiye gusenga Imana. Uri Imana yacu bwite, uri Imana idukunda kandi ukatwitaho. Aba ni abantu bawe, abahungu n'abakobwa bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. Ndabasengeye kugira ngo Uwiteka Imana ya Isiraheli, Imana ya Yakobo, Imana ya Isaka, Imana yacu bwite,
iki ni igihe cyo kugira ngo ukure abantu bawe mu bubi ubashyira mu bwiza. Iki ni igihe cyo kugira ngo ukure abantu bawe mu rupfu ubashyira mu buzima. Hari benshi basubiye inyuma bati inzira yawe wari ubabajwe no kwitwa imana yabo, kandi ni ukuri wari ugiye kubabyaruka, ariko hari abemeye bagiye guhindurwa n'ijambo ryawe. Niyo mpamvu baciye bugufi kugira ngo bababarire, wongere ubibandukure mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Iri jambo rero bagiye kurishyira mu bikorwa, kuritere mu kazi, mu ngo zabo, mu buzima bwabo. Bagiye kugenda bagiye kugenda nk'umwana na se. Uwiteka Imana, bagiye kumvira ijambo ryawe barishyira mu bikorwa. Mbasabiye imbaraga zibashoboza kunesha ibyabaneshaga. Mbasabiye imbaraga zibashoboza guhagarara aho batari bashoboye guhagarara. Mbasabiye imbaraga zibashoboza gutinyuka. Mbasabiye imbaraga zibashoboza kwanga ibyo bari barakunze bibi kandi wanga. Mbasabiye imbaraga zibatera guhagarara mu mwanya mwiza. Bityo Mana, uzubakeho urukuta rukomeye kandi ubarindisha imbaraga zikomeye. Umwanzi w'abanzi bawe urwanya ibibarwanya, bahagurukiye ubyicaze mu izina rya Yesu. Ndabasabiye uburinzi bwawe ubagumeho, kandi igitinyiro cyawe n'ubudahangarwa bibagumeho. Urakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana. Urakoze Mana kubw'ijambo ryawe utugejejeho icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha abari kure n'abari hafi. Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo buri biganiro byose ijambo ry'Imana, ubuhamya butandukanye tuzatunyuza kuri Niyo Lucky TV, kugira ngo bizajya bikugeraho bihorohere. Muri telefone yawe, muri mashini hari ibara ry'umutuku iburyo bwawe, ukandeho kugira ngo ijambo ry'Imana, ubuhamya butandukanye n'indirimbo zitandukanye bijye bikugeraho bukoroheye. Imana ibaha umugisha. Shalom.